story whispers between us. Iyi ni season ya mbere akaba na episode ya mbere. Dutangiranye n'ijwi ry'umukobwa tuganiriza. Muri iki gihe abantu benshi bakunda kwirengagiza abandi bakivanga hagati y'abantu baba bakundana hari icyo bagamije. Gusa njye reka mbabwire inkuru yanjye, ikaba ariyo nkuru yanyigishije muri ubu buzima. Umuntu yagukundaga cyane kandi birashoboka ko yanakwanga, ariko akenshi biterwa n'ibihuha aba yumvishe ku ruhande, cyane cyane kuba twakita nk'inshuti yacu. Ndabizi mwese iyi nkuru yabateye byinshi bimeze nk'impamvu ku buzima bwanjye nanone cyane, cyangwa aba wita inshuti ntibaguhemukire inshuro irenze imwe. Ni byiza ko uhita ufata umwanzuro wo kugenda ukabasiga ugatangira ubuzima bwawe, kandi uko byagenda kose ntabwo uzabura inshuti nanone z'umumaro zikuba hafi. Uku niko byatangiye. Yari umunsi umwe, ubundi akaba ari wo bakuru. Umunsi umwe mbana n'abasista banjye babiri, akaba ari bakuru njye tubaye mu buzima bwiza cyane pe. Muri make amafaranga arahari, nkaba ku kigo nigaho mfite inshuti 3. Urebye si mbakunda cyane, rimwe baba abana beza nanone bakaba abana babi, bakunda kunyuzura cyane cyane. Gusa abaruru bagitangira, gusa njye mba numva tutaba inshuti. Igituma nkomezanya nabo ni abana bizirika, gusa nyine ntawubura inshuti z'umumaro. Mfite ku rundi ruhande inshuti yitonda igira ibitekerezo bizima, nkaba nyikunda cyane. Tuvuye kuri uwo tuganiriza, hari habaye match muri stadium, aba ari basket. Hari abarimo baganira bafana, match yararangiye bahita bahaguruka baragenda. Gusa uko bagenda, umwe muri bo yahise avamo ababwira ko agiye mu bwiherero. Hari uwo bahuye, umutipe muremure kandi mwiza cyane, baragonganye based on true event. Uwo muhungu bahuye ntashye wa muhungu nitwa Blaise, wowe bakwita nde? Umukobwa nanjye nitwa Ayra. Blaise: Ayra, none se umeze ute? Meze neza, wowe se? Blaise: nanjye meze neza, wareka tukareba umwanya mwiza tukazahuza tukarushaho kumenyana, nyine nakwishimiye. Ayra: nta kibazo. Wa mutipe: okay, namba yawe? Ayra yahise amuha nimero ye. Ayra ahita amusezera, ahita agenda ari kuri phone. Ayra: ndi mu nzira, gusa ndi kubabona imbere yanjye, reka nze. Yageze aho bari ahita yinjira mu modoka aricara. Ex: ko mbona wirakaje, erega turi ba sista bawe bakuru, so ujye wumva ibyo tukubwira. Kuba twemeye ugasohokana natwe ntabwo bivuze ko ujya aho wishakiye. Ayra yakomeje kubihorera, baramubwira koko barakomeje. Bageze aho baba mu rugo rwiza cyane, basohotse mu modoka bahita binjira mu nzu. Ex: Ayra, hita ujya mu cyumba cyawe, ejo uzajya ku ishuri. Yahise agenda, gusa uba ubona Ayra atishimye, bisa nkaho ba sister be batajya bamuha ubwisanzure bwe. Basigaye baganira ko ari batatu bakuru ba Ayra na brother we umwe. Grace: urabizi uri mukuru kuri Sasha, rero mugomba kujya ubagira inama. Njye ejo nzagenda, rero mujye mwita kuri Ayra kandi ntimugatume abura uburenganzira bwe, erega amaze gukora. Grace: Joshua, ndabizi ko mbitaho, ariko Ayra agomba kwiga cyane, sinshaka ko hazagira abamushuka, agomba kuzavamo umuntu uzi gufata imyanzuro ikomeye. Sasha: reka njye kuruhuka, ndumva naniwe, ubwo ejo tuzaguherekeza. Joshua
Joshua: Ayra, we bizagenda ute? Grace: we agomba kujya ku ishuri. Joshua: urabizi Ayra akeneye kwiga cyane. Joshua: okay, nta kibazo, ubwo nyine aransezera mu gitondo. Sawa mwese, good night. Bahise bose bajya kuryama. Joshua yahise ajya mu cyumba cya Ayra. Yasanze Ayra yicaye ari muri phone. Joshua: my smallest sister, ko utaryama? Ayra yahise ahaguruka agiye kugenda. Joshua yahise amugarura. Ayra: nshaka kuba ndi jyenyine. Joshua: nari nje kugusezera, ejo nzagenda. Ayra: musaza wanjye, ntabwo nshaka kuguma hano, nanjye mpindurira ikigo njye niga kure yo mu rugo. Joshua: nzihuta, ntabwo nzatinda, kandi I promise ko nzaguhindurira ikigo ningaruka. Erega Grace ntabwo aba akwanze, ahubwo aba yirinda ko wagira ikibazo uhura nacyo nk'ibyabaye kuri mama wawe. Ayra: mama wanjye? Wowe se ntabwo ari mama wawe? Ubwo rero ni njye uteza ibibazo. Mama wacu yapfuye akimara kumbyara, rero urumva nta kiza njya nzana. Joshua: oya, uri umwana mwiza kandi twese hano turagukunda cyane, kandi ikindi uri umuhanga cyane. Okay, ngaho reka ngende nanjye nduhuke, ejo ubwo nzagenda, kandi ujye ubizirikana, ndagukunda cyane. Yamusomye ku gahanga maze ahita amworosa neza, azimya itara arasohoka. Agisohoka yasanze Grace yumvaga ibyo bavuganaga we na Ayra. Joshua: ko utaryamye urakora iki hano? Grace: igihe ntabwo kiragera cyo kubwiza uriya mwana ukuri. Badusubize inyuma ho gato. Nyuma y'imyaka 16 haba hari ikirori cyabaye mu rugo rwiza cyane. Umugore waho araza aba atwite inda ubona ko ari nkuru. Hari telefoni yamuhamagaye ahita ayikupa. Akomeza kwita ku bari mu birori. Akiri aho Grace yaraje. Grace: Ariyera, tuza wasanga ari mu nzira aza, wigira ikibazo. Urabizi ko uyu mugabo wawe akubwiza ikintu, iyo akubwiye ikintu agishyira mu bikorwa. Uranibuka kera tukigana, Ian yakubwiraga ikintu akagikora, kandi ntabwo yigeze agutenguha na rimwe. Rero wowe wumve utuje. Bakiri aho hari message bakiriye kuri phone ya Ariyera. Ariyera yarayisomye ahita acika intege, byaramurenze ata phone hasi. Grace n'amatsiko menshi nawe arayisoma. Yagiraga itya: twagira ngo tubamenyeshe ko umugabo wawe yitabye Imana. Twohereje abantu baza kubitaho, mwihangane. Bakiri aho hari abinjiye bambaye uniform ya gisirikare. Grace yagiye kubavugisha. Ariyera we aba yabaye nka stati yicaye hasi. Grace: message twabonye ni ukuri? Mutubwize ukuri. Soldiers: yego ni ukuri. Grace: none se ko inshuti itari ije irihe? Soldier: nawe yarakomeretse cyane, iri mu bitaro. Baravuganye igihe kiragera baragenda. Bukeye bwaho habaye ikiriyo. Umusirikare wari uburiye ubuzima ku rugamba baramwubashye, bamuha icyubahiro agombwa na Ariyera yarahari. Badusubize inyuma, bino byose bitaraba ngo Ariyera abure umugabo we. The end. Mwese mwakoze twabanye muri iyi story. Nk'uko mubizi, aracyari Horizi wanyu ubakunda, ubahoza ku mutima. Bye bye. Reka tuzahure muri episode ikurikira ya 2, kandi mukomeze kuryoherwa na story yacu.